bageni bavandimwe muje mu ngoro ntagatifu guhana isakramento ryo gushyingirwa. Kiliziya muryango w'Imana wakiranye urukundo yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana yo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo maze ruba kwiyongera, niyo yabahuje bageza ibyishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristu ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba umugisha mu mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahora mu iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Sakramento ry'urukundo ruhebuje ruremera ingiro n'ingendo urukundo Imana idukunda rya Pacifique n'itangana n'ishimwe Jacques Lumuremyi na Marifidela Ingabire Jaime Imana na Monique Uwera. Turaza no guhimbaza batisimu y'umwana wibarutwe n'umwe muri couple z'abageni. Mujye wabandimwe dutangire igitambo cy'Ukaristiya tuzirikana urukundo Imana idukunda igihe itugirira imbabazi, maze tuzagirane umutima witegura kandi wimenyereza kwihana. Nemera imbere y'Imana ishobora byose
urukundo rwawe rutagira urugero abakwiyambaza bakwiriza ibyiza birenze kure ibyo bakwiye kubona n'ibyo bifuza turagusaba udusenderezeho impuhwe zawe maze udukize ibyaduhagarika umutima byose kandi utwongerereho n'ibyo tutubahuka kugusaba kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Ijambo ry'Imana turakurikira liturujia y'icyumweru cya 27 gisanzwe cy'umwaka. Mu ntangiriro Uhoraho Imana imaze kurema isi n'ijuru aravuga ati singiza ko umuntu aba wenyine ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana aba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere azizanira muntu ngo arebe uko umuntu azita amazina maze ikinyabuzima cyose kigira izina cyiswe nawe. Umuntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nubwo Uhoraho Imana atera umuntu gusinzira ibitotsi bikomeye arasinzira afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore kuko mu mugabo ari wavuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bityo kubw'ineza y'Imana urupfu yikabije rwagiriye buri muntu akamaro. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yo irema byose ikabibeshaho igira ikirego umwana wayo ari we urukorwe rwe ruturukaho imunyujije mu babane bibonereho kwigarurira abana batabarika basangira ikuzo ryayo. Koko rero utagatifuza n'abatagatifujwe basangira inkomoko bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia, alleluia.
abisirayeli begera Yesu maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we, ariko bamwica. Arababwira ati, Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati, Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore we akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati, icyamuteye kwandika iryo tegeko ni uko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore. Niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati, koko umugabo usenda umugore we akazana undi aba asambana. Umugore nawe utandukana n'umugabo we agacyurwa n'undi aba asambana. Iyo ni Injili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, ijambo ry'Imana ni urumuri rumurikira intambwe zacu. Igihe cyose dusomye ijambo ry'Imana turisomanye umutima urishakamo urumuri rumurikira ubuzima bwe, arasubizwa. Ni igitangaza kuba uyu munsi duhimbaza icyumweru cya 27 ibyumweru bisanzwe by'umwaka, akaba ari nayo masomo yaduteguriwe dusanze ahura neza n'isakaramentu ugereye guhimbaza isakaramentu ryo gushyingirwa byikoze. Ijambo ry'Imana igihe cyose riduha amasomo amurikira ubuzima bwacu, uburyo tuyakiriye nta kabuza ubuzima bwacu bunyura inzira iboneye. Kandi iryo jambo ry'Imana ridufasha kurushaho kurenga intege nke za kamere muntu. Uwo muntu ahora ari umwe kuva mu gihe cyahise, kuva mu ntangiriro kugeza ubu ngubu. Hari igihe twibeshya tuvuga tuti umuntu w'iki gihe ubanza atandukanye n'igihe cyahise. Ibibazo biriho iki gihe wasanga biremereye kurusha ibibazo by'igihe cyahise. Ibibazo bya muntu bihora ari bimwe, bihora bimuremereye, cyangwa se ibyiza bya muntu nabyo bihora ari bimwe, bihora bimuzanira umunezero. Ingorane n'umunezero biterwa n'amahitamo yacu. Dusubiye ku isakaramentu duhimbaza, turabona ko ikigeragezo kirebana n'ibibazo bishobora kugaragara ku bashakanye ntabwo kigaragara muri ibi bihe gusa cyangwa se mu bizaza, ahubwo kuva mu ntangiriro, kuva na kera umuryango w'umuntu wakomeje guhura n'ibizazane, aho bakundanye bakiyemeza kubana, igihe kigera bagatangira kwiremamo umutima wo gutandukana, umutima wo gusendana, umutima wo gusenda cyangwa gusendwa. Ntabwo rero ibibazo ari iby'ubu gusa, ni ibibazo bisa naho bihereza umuntu aho aba akagera. Bituruka ku kirere, bituruka kuri kamere y'umuntu. Imana idusaba guhora buri gihe tutishimira kuba imbata yayo,
bishobora kwirenga kugira ngo twifakaze ya sano z'ubuzindi, ya sano Imana yadusangije igihe turemeye ishusho y'ishusho yayo. Ndetse hari zaburi ivuga zivuga zaburi ya munani ivuga ko umuntu haburaga kugira ngo areshye Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari ubushobozi bwacu, ahubwo ni ukubera ko Imana yaduhaye ubuhanganye bwayo, iduha ubwenge bwayo, iduha ubushobozi bwayo mu gihe yaturemaga. Barebera kuri yo akenshi baganzwa na kamere muntu, baganzwa na kamere dusangiye n'ibindi biremwa byose, maze bakaba batsindwa muri urwo rugendo kugeza n'ubwo bagera ku ntego yo gusendana. Kuri uyu munsi abashakanye bagiye gushimangira urukundo rwabo bashobora kwihagararaho bakavuga bati ibyo ntibishoboka. Urukundo dukundana nta gishobora kuruhagarika niyo byagenda gutyo bidashira, kandi mu mpande zose z'ubuzima. Munsi ishobora kubwira Imana ndetse ugahiga umuhigo uti Imana numpa umufasha mwiza, umufasha dukwiranye, nta wundi nzongera kwifuza, nta kindi cyiza kirenzewe nzongera kwifuza. Ukamubona ukamwisa kandi yo gushyingirwa, hanyuma ashira umwaka, ashira imyaka 2, wajya kumva wa muntu ntukimwibonamo rwa rukundo wari waramurahiriye kuzamurwanya, ndetse ukaba wamupfira, ukaba warutatira, ukaba ikigwari, ukaba wavuga ati wa mugabo we simpuzi, wa mugore we simpuzi, kamera na Petero yihakana Yesu. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'ingosho nyinshi zishingiye kuri kamere muntu, cyane cyane igihe tuyoboye ubuzima tutarangamira, tutubura amaso kugira ngo tugishe inama wa wundi dukesha byose, Imana yo soko y'urukundo. Kugira ngo narondogora, kugira ngo ntsindagire ingingo zimwe na zimwe zatuma tugera kuri biriya bibazo by'abafarisayo bavuga bati biremewe ko umuntu yasenda umugore we impamvu ibonetse yose. Mu gihe babajije ibyo bibazo, bashobora no kuba barangije kubikora bakeneye gusa gihamya, cyangwa bakeneye kumva yuko bahuje imyumvire n'uwo barimo barabaza ibibazo, batanagamije kwakira ibisubizo atanze, ahubwo bashaka no kumugusha umutego. Mbere na mbere, ingusho ya mbere nyine ntiyahishije kuri kamere yo kwifuza. Munsi bavuga yuko washyikiriye, ariko wamara gushyikira ugahita wifuza ako kanya ikindi gitandukanye n'icyo wari ufite. Undi wundi utandukanye n'uwo mwari kumwe, agatima kakayihariha. Umugabo akwifuza undi mugore utandukanye n'umugore we, umugore nawe akaba yakwifuza undi mugabo utandukanye n'umugabo we. Noneho bahura akaba amahwi, umwe agaca inyuma y'undi yibwira yuko ntawe umubona. Aho ngaho ni ya kamere tureba twese, tugenga twese, ishobora kutwigarurira twese, ya yindi ivuga ati umuntu n'ibyifuzo bidashira. Bifuza ikintu kubera ko utari wakigira, wakibona ukifuza igisumbuyeho, gutyo kugeza igihe ubwonko bwawe buhanaguritse, kibuhanagura urupfu, kibuhanagura se n'impanuka zishobora kuba zikabuhagarika, uburwayi se, ubusaza se, n'ibindi byose. Ariko nanone izo ni imbaraga nanone zitugenga, kubera ko ubuzima bwacu buhora burwana mu ntambara, mu gihe Imana yifuza kudushyira hejuru
tukarwana n'izindi ntambara n'izindi mbaraga zishaka kudusubiza hasi mu gihe dufite uwo twakunze twahura n'undi tutari tunazi tugashaka kumukurikira kandi tutamuzi bya byifuzo bidashira bigashaka kukubera imbaraga zishaka kugutesha ya nzira wari uriho. Iyo ni ingusho ya mbere ishingiye kuri kamere. N'ingusho nanone isa n'iyo ngiyo cyane cyane ko sakramenti ryo gushyingirwa intangiriro y'ubuzima bushya ari ishuri rishya bifuje kurisangira bagomba kwiyemeza kugenda. Ni akamenyero kajyana no gushaka kuzinukwa, ni akamenyero gashaka guhindura, ni akamenyero kagabanya uburyohe bw'ubuzima, kagabanya ibyifuzo byishimo by'ubuzima. Ku kamenyero nako kanashingiye kubera ko ibintu bitugize bitwubatse ni ibintu bimwe duhora dusubiramo. Hari ibishingiye kuri kamere bitagira icyo hindura, bitanahinyuka. Kurya, kunywa, ntushobora kubihagarika, ntushobora kubirambirwa kubera ko n'ubuzima bwawe bushingiye. Ariko ibinyobwa byose ntabwo bigira uburyohe bumwe. Iyo ubonye ibiryoshye kurushaho urabinywa, ariko ukabinywera mu rugero urengeje ugwa nabi. Ibintu byose ni mu rugero. No mu buzima bw'abashakanye kugira ngo utsinde ako kamenyero akenshi gakayura za mbaraga z'urukundo, gakayura bwa buryohe bw'urukundo, bisaba guhora buri gihe wongeramo ibirungo. Iyo washonje urarya, ibiryo byose ntibiryoha kimwe biterwa n'ibirungo byashyizwemo. Ibijumba ushobora kubirya ubiteka mu buryo butandukanye bitewe n'ibirungo. Icyo gihe ntushobora kubirambirwa, ariko urabiteka mu buryo bumwe uraburambirwa byanze bikunze. Ibishyimbo ni uko, n'ibindi biribwa byose ni uko. No mu rukundo rw'abashakanye bisaba abashakanye bahora buri gihe barwongeramo ibirungo kugira ngo rudakayura uburyohe. Umuntu yabigenekereza no mu yindi mvugo ibisaba ivuga yuko urukundo rw'abashakanye bisaba guhora buri gihe runagurwa, ibyitwe ibintu bimwe bihora bisubirwamo, ahubwo bikaba ubuzima buhora buri gihe bwunguka bushyashya, bwongera uburyohe, bwongera ireme, bwongera ubuzima, bwongera imbaraga, bwongera gushimangira rwa rukundo. By'umwihariko nanone hari ibindi bisa nkaho bikayura rwa rukundo, kutagira umutima umwe, imitekerereze imwe, urukundo rumwe, gahunda zimwe. Ugasanga abashakanye babaho mu buryo butatanye, bakaba abaturanyi kubera ko bari kumwe, ariko abaturanyi rimwe na rimwe akenshi nta nubwo bashobora no kuba bafite imyumvire imwe. Mu gihe abashakanyemo bahamagariwe kuba umutima umwe n'umubiri umwe, kubera ko umwe ari nk'urugingo rw'undi. Babyumvise mu isomo rya mbere, yongeye no gushimangirwa muri iyi vanjiri. Muri ibi bihe cyane ibihe by'iterambere, ibihe bya tekinolojiya, ibihe bya smartphone, ibihe bya televiziyo, usanga huzuyemo ibintu birangaza bituma umwe yihugiraho. Hano umwe yihugiraho, agahugira muri televiziyo, agahugira muri telefone. Emwe n'uburere bw'abana bukaba uburere burangaza wa mwana ku buryo atabasha no kumva indangagaciro ahabwa n'ababyeyi, ahubwo indangagaciro azikurira muri ibyo bimurangaza biryohereye ariko bidafite ireme. Ugasanga haba mu babyeyi bashakanye hagati yabo barabana barangaye,
warangariye mu bidafite shinge, biraryohereye, bitanga ibyishimo by'akanya gatoya n'iki, ariko nanone bikayura umutima, bigatuma za mbaraga zishimangira urukundo zikayuka, noneho abandi bashakanye bakaba ari abaturage gusa bari aho barangaye, umwe arangajwe n'ibindi biri kure cyane yaherereye, bigatuma abona neza bwa bwiza bubengerana muwo yashatse no mu basangiye ubuzima. Bavandimwe, nagira ngo mbereye kuri izo ngingo zonyine, basabe ko urukundo rwanyu ruzagira ireme, ruzagira imbaraga mu gihe tugerageza gutega amatwi icyo Yezu Kristu atubwira, twigisha, mu gihe adusubiza ku isoko nk'uko yashubije bariya bafarisayo. Mu ntangiriro si uko byari bimeze. Mu ntangiriro urukundo rw'abashakanye rwahoraga ari cya gisigo, ari cya gisingizo gituma umwe yakebusa undi amutangarira, akabona ari ubwiza buhebuje Imana yateretse imbere ye, Imana yateretse mu buzima bwe, ku buryo avuga ati uyu koko ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni umubiri wo mu mubiri wanjye. Ni igisingizo, ndagira ngo nshishikarize kuzirikana kuri iryo jambo ryo mu gitabo cy'intangiriro, ku buryo namwe mujye murebana mutangare, wowe koko uri gufa ryo mu magufa yanjye, uri umubiri wo mu mubiri wanjye. Wowe Jacques uhisemo mu bandi bagabo bose, izo mbaraga z'amahitamo zibabere n'imbaraga zo kubana mu budahemuka, maze Imana izabakomeze mu buzima, muheraheze kuko rukange, kandi mwunguke n'imbuto z'urukundo nyinshi mushobora kwitaho, mushobora kwera. Nyagasani Yesu nabane namwe. Tugiye gutangira ikindi cyiciro cyo kwakira amasezerano yanyu. Icyiciro nitukirangiza, couple yakererewe, icyo gihe ndayisubiza padiri mukuru w'iparuwase, ntabwo tuza kugisubiramo, ndahita njya mu zindi gahunda. Nkagira ngo nsabe abageni bigire ijuru kugira ngo twakire amasezerano yabo. Bameze neza, imirimo yose igeneye abashakanye, kandi bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ku bwanyu. Mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye, kandi bakabarira Kristo. Murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Murabizi. Izi ngingo uko ari ingingo zikomeye, kuko iyo uramutse habaye ikibazo kirebana n'ubumwe bw'isakramento, icyo gihe ababashije abahamya ibibazo n'ibisubizo bongera bagasubiramo bakareba nimba byose byarakoranye umutima, bizi neza, ubishaka, burimo kandi ubwigenge busesuye, nta gahato na kamwe bashakanye bashyizweho kugira ngo babe bari kumwe. Nemeye ko wowe ushimye Aline umugore, kandi usezeranije ko ntazagukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro, ari mu makuba, waba ufite cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha muri byose. Njyewe Ishimwe Aline nemeye ko wowe Nitanga Pacifique
nemeye ko wowe n'itanga Pacifique umbera umugabo kandi gusezeranyije ko ntuzagukurikira mu mibereho yacu ari mu mahoro mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza mu gihe. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye ku ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha we mutagatifu kwitegura guha umugisha impeta mugiye kwambikana mushatse mwarekurana mukwitegura guhana impeta hagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye ubusa bagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambikana bahore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze bazabane iteka bakundana bwa Yezu Kristo umwami wacu. Kugena ku mubano wabo umugisha wawe umugisha wowe wowe ishimwe akira impeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezerana izina ry'Imana turimo gukoresha indangururamajwi saba ijwi ryanyu riranguruka ryumvikana. wowe n'itanga Pacifique akira impeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho. Amen. Hanyuma namara kubikora abantu bose mwinogere imbaga igereye kubashyigikira kandi izakomeza kubashyigikira mu rugendo batangiye. Mwaje kubatirisha umwana wanyu murabona umurimo mwiyemeje wo kutuza ukwemera Kiliziya Kristo Kiliziya yamamaza babyeyi umwana muzanye kubatizwa umuryango w'Abakristo muhagira ibyishimo none rero mu izina ry'umuryango mwifunguro ikimenyetso cy'umusaraba hanyuma namwe ubwanyu ndetse n'ababyeyi b'abatisimu mukorere ikimenyetso cya Kristo umukiza. Twisunge ibisingizo by'abatagatifu. Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. Kristo utubagatifu. Ometriano mutagatifu. Azina tubatagatifu.
ububasha bwa Sekibi kandi akorere mu mwijima maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Turakwinginga twerereje kugira ngo umwana numara kumukuraho ubwami bw'icyaha cy'inkomoko umugire ingoro yawe ntagatifu kandi umuriro mutagatifu wawe umuturemo kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ubepiyani ubasha bwa Kristo bwiza bukomeze nibigaragazwe n'amavuta y'agakiza tugusigira muri Kristo Nyagasani. Baba n'umwami dufatanye kwambaza Nyagasani Imana ishobora byose kugira ngo asesekaze kuri uyu mwana ubuzima bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu. Kandi ubuze uburyo Imana yashatse gukungahaza ubuzima bwayo ubuhendere bwinjije ikimenyetso cy'amazi. Umucyo rero tugerageze imitima yacu maze dusengere hamwe kugira ngo tutagatifuze iriba rya batisimu maze ibonereho gusendereza ubuzima bwayo kuri uyu mwana yatoye. Kugira ngo utegurire abantu kumva neza intego y'abatisimu. Imana yacu ishimira Roho barembaga ku mazi kugira ngo ayane ikare n'ibiro y'imbaraga zitagatifuza. Mana yacu ugiye isezerano ry'umwuzure werekanye uburyo bwo kuvuka bundi bushya kuko amazi yashushanyaga ubutsiratsinzwe bw'ibyaha kuvuka butunga. Mana yacu bakugira abana b'Aburahamu inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe wakuye umucakara ushushanyirwaga wabatijwe. Mana yacu umwana wawe ukunda yabatijwe na Yohana mu mazi ya Yorodani acengerwa na Roho Mutagatifu kandi yari ku musaraba urubavu rwe rwavuyemo amazi n'amaraso. Amaze no kuzuka yabwiye abigishwa bati mugende mwigisha amahanga yose mubabatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero Nyagasani niba kugwa neza Kiliziya yawe ikuremo isoko y'abatisimu. Aya mazi nahabwe bwa Roho Mutagatifu niba y'umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu waremwe mu ishusho yawe batisimu yamuhagize usenge ubwono n'iyo shusho avuge bundi bushya kubw'aya mazi no kubwa Roho Mutagatifu. Mana yacu turakwinginze umwana wawe ubasha bwa Roho Mutagatifu n'umanukire kuri aya mazi kugira ngo abantu bose bahamwe mu iyobera ry'urupfu rwa Kristo kubw'abatisimu hamwe nabo bazukire ubuzima bw'ukuri. Tubigusabye kwa Yesu Kristo umwami wacu. Babanyine umwana agiye kubatizwa umwana amukuza bwo kubana ukwemera kwe kuko batirizwa mu kwemera kwacu. Umwana abatizwa mu kwemera kw'ababyeyi be kubera ko turi icyo twahawe n'abatisimu. Urugendo mu kwemera n'impano itagereranywa umwana ahabwa n'ababyeyi kugira ngo umufashe gukura agira imigenzo myiza anyura inzira y'ukuri inzira y'ubugingo. Ababyeyi b'abana rero hamwe n'ababyeyi b'abatisimu mu isakaramentu ry'abatisimu uyu mwana mwazanye agiye guhabwa kubw'amazi na Roho Mutagatifu ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Mwebwe rero mugomba kwimana kurera mu kwemera kugira ngo ubuzima bushya bw'Imana butazononwa n'icyaha ahubwo ko akura ugiye kurushaho kwiyongera. Niba rero Kristo mufite yakuganije muzanye umwana niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kumurera Kristo umwibutso batisimu mwebuganye mwahawe gushyira mu masezerano mwagiranye n'Imana y'Imana icyaha gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. None rero kugira ngo mubeho mu kwemera kw'abana b'Imana mwanze icyaha kugira ngo icyaha kitazabagira ububasha umwanya w'ubutaka bwa Sekibi kugira ngo mukurikire Yesu Kristo mwanze shitani y'isoko y'icyaha mwemera Imana ashobora byose muri ijuru n'isi.
mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege yagasanga byari bikiri Mariya babaraga hano mukazurwa kugira ngo baje mu by'ubwasi mwemera n'umutagatifu Kiliziya Gatolika usanga abatagatifu igizwe n'ibyaha by'abapfuye n'ubuzima buzahoraho abatizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamamaza muri aka kanya mugire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bimwe ku rwibutso rwanjye
tugushimira ko watumye turi gushengerera tugaguhereza amaturo kandi turakwinginga twerekeje ngo twebwe wasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu atuhuze ku umwe nyagasani w'Ekleziya yawe ku isi hose maze kurya mbere n'urukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa leta bose nyagasani wibuke kandi abo bageni bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa nibo bafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo ubahe no kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yabo bari kuramba umunezero n'amahoro. Wibuke kandi uyu mwana wavutse mu bundi bushya uyu munsi ubwa batisimu akaba yiyongereye mu muryango wawe kugira ngo akurikire Kristo umwana wawe atiziganya kandi atagononwa. Wibuke kandi n'ababarane bacu bapfuye ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze muri aka twese tugirire impuhwe maze tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe n'abicira Mariya umubyeyi w'Imana n'intumwa zawe ntagatifu bazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uduhe byagiye bisimburana nuko hamwe n'abo tuzagusubize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiterwa muri we ubumwe bwawo butagatifu ukwiriye bikora bisimbuka n'iteka. Nk'uko twashikirijwe n'Umukiza akabidutegeka kandi n'ubwo akabitwigisha tutibutse kuvuga tuti Data uri mu ijuru Mana ishobora byose turakwinginze abayoboke bawe bagiye kunga ubumwe mu isakaramentu ryo gushyingirwa mbere kujya mbere mu kwemera abamamaza no kongera Kiliziya yawe bayijyanira abayoboke kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Dawe uri mutagatifu ni wowe wahanze ijuru n'isi urema umugabo n'umugore wishushanyije kandi ugena umubano wabo ubu n'umugisha wawe. Turagutakambira twerekeje dusabira abagore basezeranye none n'abagabo babo nyagasani ubona bagenzi babo basesekazeho umugisha wawe wisangirane maze umunezero bakesha umubano w'abashakanye uzatuma babyarana abana bazabona urugo rwabo kandi bakagwiza abana ba Kiliziya yawe. Nyagasani mu byishimo byabo bari kugusingiza mu maganya yabo bakwiyambaze mu mirimo yabo banezeze n'uko bari hafi mu magorwa yabo bamenye ko uri kumwe mu batabare bajye bagusengera mu ikoraniro ritagatifu kandi bakubera abahamya mu bantu maze nibamara guhereza ubukambwe bwabo batunganiwe bazaberewe no gutura mu nzu hejuru hamwe n'izi nshuti zibakikije kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani twifuriza amahoro. Dore amahoro y'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Yesu Kristo duhabwa tubesheho
azatugeze mu bugingo bw'iteka. isakramentu duhawe ritumara inzara n'inyota kugeza ndetse n'aho duhinduka tugasa n'uwo duhawe kubwa Kristo umwami wacu.
begereza imitima yabo ku Mana batera ubugufi bakire umugisha wabo, umugisha wayo wasendereho kandi usendere no mu rugo bagiye gushimira. Nyagasani Yesu wemeye gutaha ubukwe i Kana, n'abasakazemo umugisha we kandi awuhe n'abandi bose. Amen. We wakunze Kiliziya kugeza ku ndunduro, nasakaza ubutitsa urukundo rwe mu mitima yanyu. Amen. Nyagasani nabaye gutegereza mwishimye, abizera bahire, mwamamaza ukwemera gushingiye ku izuka rye. Amen. Namwe mwese bavandimwe muteraniye hano, ushobora byose nabahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Wambereye inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'ifura, mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza, kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye. Mbega urukundo ruzira ikizinga, mbega urukundo ruzira ikizinga. Nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. N'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite ngufite. Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi, inshuti n'imiryango badushimiye intambwe, kuko iyo yasezeranye irasohoza turayiragije. Yo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe, nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda.
turagushimiye yuko tugejeje magingo ya mbere waturinze umunsi wose, ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari uko turi beza, ariko kubw'urukundo rwawe ni wowe tugejeje magingo ya. Turagushimira rero yuko gahunda yacu y'uyu munsi ari wowe wayiyoboye kandi ukayiyobora neza, tuboneho kukuragiza na gahunda tugiyemo muri aka kanya kugira ngo ube ari wo kuyobora. Nyagasani turayigutuye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mes mots d'amour sont là cachés, tout près de toi. Ils sont doux et sucrés, t'accompagner sans que tu nous le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. Mvuze ko gukunda twakundanye tukiri bato sana, reka mwibutse mba tubwira n'utujambo tunezeza umutima, hari kera cyane tutazi ibyo bigana, none dore twikomeje urukundo tugasana. My baby's from my team, numva no kutagiriye byose n'ibisanzwe. Urutoki mu murya w'inanga utudacikije, ariko iryo no turirekeremo. Hano dufite umukobwa w'uruhehemure, anyemerere data yamushomboye wabari uza kwakira, aze yakira abatugana. Pasi rero yagiye mu bihugu duturanye, ajya haba ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi, azana champagne y'insirimu, azana inkangaza idakanga imitima y'abizera. Yemerera rero maze umuhate muhane, maze bibe mahwimahwane. Bati bagiye babanza natwe dusogongere, ati sinaguha kubyo ntabanje. Oya ntabwo ari uguha abakuru, ahubwo iyiye burya isesa urubiriro ntabwo yatekeraga. Ongera nawe umuteye uteye ubwuzu. Yego babo mwiza shushu sherishenge, ati rwose nzaguha kandi nzaguhata. Jiteka no mu cyumba cyanyu ntihazabura igicuma, abakera hari uko bacyitaga. Baho reka bakomeze nanone ushyiramo umurisho batange nanone bagana. Ntwika ibihuru, ntwikira inka za data, none uyu muriro ushashagirana ibishashi by'urukundo. Bamashenge, hari igihe mwakumva hari ibituritse hahiye, bati amashyi bagicana amashyi ngo kaci kaci, mubuze ibiganza tubashimire. Sorry.
uyu mugabo ari Rwanda wa Rwankuba wa Rwanzarwa nkaba ni rutikura akomeye akoro uraho neza wakuraho reka ngire ni guma ngira ngo rero Manuel wacu mu bufumba tumeze neza yego turarasuti kandi tugamye ndinda ndabizi rwose namwe hano wanyu niko bimeze se ngira ngo usanzwe ubizi ariko nagira ngo nze kugira icyo mvuga ubuki ubanje kugira ugatsitsimura ukumva inzuki ziri iwacu uburyo zihova muri rya shyamba ndavuga rya rindi rigari nawe utayobewe utuziranyeho ni umuco bavuga ko nta basangira bataziranye niyo mpamvu nagize nti tubanze turamukanye twaramukanyije ariko kubera ko mbona intero nyir'urugo ari gutera ariyo ndibwikirize ndagendera muri uwo mucyo erega mu mwanya wanjye Manuel ntabwo nakwicira icyaka mu muryango kwa Munyentwari icyaka burya tugifata nk'ururabo kandi ururabo izuba rije ruraraba ariko warusukaho amazi rukongera rukazanzamuka icyaka rero cyawe ntabwo nakica ko gishe mwajyana ahubwo vomera urwo rurabo icyo girushye uvuze neza cyane yego ushiremo mu kandi tuze gutsirika icyaka neza cyane rwose Manuel ubuki ira ngo nubona nitsamwiwe n'ubuki twakiriza abashyitsi b'imena nkamwe ntabwo ari ubuki duhereza ku bana ntabwo ari ubuki duha kuri babandi bari mu kigero cy'inyuma yacu ngaho rero jya mbere mu mwanya wanjye Manuel ni karibu taratangiye yitsamura saa se ndi buva ndwara misaya makabyara oya ibikabi kangerageza numve yego inyengo ngira ngo urumva ko ari yayindi kanongere numve yego burya umuntu asomera acurura kugira ngo numve cyane rwose urubetezi ko arirwo dushimire uyu mugabo murakoze cyane ndetse buriya reka nakubwiye ko icyaka mu muryango ntabwo twakica nagira ngo sabe abanyakigega rwose n'abo mwagendanye nabo babarebere babaziturure kugira ngo urebe ko bamwenyura murakoze cyane pe yego bereke umuryango ko bageze umuryango kwa Munyentwari Rodrigue mu mwanya wanjye Manuel rero nta kindi narenzaho umuryango urabikweretse n'ibyishimo mu muryango twashimye uburyo ki mwaduhekeye turabashimiye murakoze cyane muri abantu b'imfura Petero urakoze cyane ntekereza ko umuryango ubonye umugeni mwadusabye ko twamuhetse yaje ameze neza yego ngo namwe mukomeze mukore ibyo ukora cyane rwose igikorwa murakifite devoir irahari tuzamusiga turabizi dore umuryango wagudusabye ngo tukwigejejemo maze ahasigaye Pacifique nawe akomeza kwiteko maze rero Petero karame kabiri agisubire mu byimbo maze uze kureba neza kandi ushishoze nubona igikwiriye igihe kigeze ubwo turaza kureka kuvuga inkuru y'amajyambere yacu yego rwose ariko ukigana mu byingo byawe nagira ngo Pacifique nk'uko Manuel abitubwiye ndetse n'umuryango uzubahiriza inshingano baguhaye urabona ko umugeni arakeye arasize ugomba kunogerezaho ukarusha ariko nk'impanuro nakwihera ntabwo impanuro ziteye gutya abagore bakunda inkuru Pacifique ujya ushaka inkuru rwose uzanire umugore wawe uko utashye umuzanire inkuru niba ngombwa umucire umugani ujye umenya gucunga kandi ukomerezeho nawe ugomba kumenya ko ari umugabo n'igibati ukamusakara ugakomeza nutamusakara uzamusanga mu baturanyi yumva naba mpiniye aho umubyeyi mumuhuza ibiganza mu mumera amashyi agize ati ugomba kuzamubungabunga ati kuko iyo umuyaga uje baturarigurukana
niyo urukundo rubuze nuko bigenda. Reka rero tujye mu mwanya mwiza wo gutanga impano. Bageni munyemerere.
utekereza igikorwa cy'Imana cyaba kirangiye nta buryo ugihagarika, iyo zihari twageza benshi. Babakubita ifoto musubire mu byimbo, ubundi babyeyi nugera mu nzira numvise mu gihugu cya hariya cy'abaturage bakunze kubamo cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Aho inoma ndetse kugira ngo njyanze bisobanukiwe neza. Ntabwo impamba ntazi byanditseho. Ndahabona ariko byewe amaso yawe umushobora wansobanura kugira ngo ngere nzi icyo njyana. Rero handitseho London rero uyu ni umujyi ukomeye cyane, niho twahitaniye. Dore iyo ureba yataze imyaka 30. Urakoze cyane umpaye igihugu. Ntabwo ariyo kurari London humura, ndabizi nivuga London nava ugiye kujya ndari London oya niho yengewe. Ariko ntabwo navuga amazina y'inzoga kuko navuze amazina y'inka. Data niko yasize ambwiye, nugera mu nzira ukambuka umugezi nabo mwagendanye ufungura ku ngaho, ariko iriya nakubwiye urayifungura urimo uvuga amazina, urimo uvuga amacumu, uvuga imyato, uvuga uko urugendo rwagenze. Genda nyemerera ugendane nabo mu izina rya Yesu Kristo bashingaho ushinguye, nushinguye njye batambuke, nurambura ukuboko bwawe bakore, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimira navuga byinshi gatinda, gusa nakwerekaga nyinga y'Imana bene data kugira ngo bashyigikire, kandi twongera kumva impunzi ze ko bagezeyo amahoro, twongera tugushime kandi tuzihimbaze. Urakoze ko byumvise byasize cyo nize mu izina ryawe rya Yesu. yasize wemeye gukamisha uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze uteteshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba murabe hose nyamibwa tuzahora tugusura
by'ukuri ntabwo byari byoroshye ndi kuvuga ati mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye dore na sarayi muraza kunyihanganira ariko ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi usibye kubabwira ko bose umuryango wanjye ndetse n'umuryango wa Aline dushimiye rwose cyane 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 abantu batubaye hafi kugira ngo ubukwe bwacu butahe baritanze rwose ku buryo bufatika kandi twizeye neza ko inama n'impanuro uburere mwadutoje natwe tuzabutoza abo tuzibaruka kandi ubu ngubu nanjye nabaye umugabo umugabo rwose Aline nawe akaba abaye umugore bahoze kera tubyifuza none dushimiye Imana yo idukoreye bino bintu ku bwacu turi kubona ari ibitangaza gusa biri kutubaho nizibye mu magambo mwicare mugubwe neza dusangire bino binyobwa nidushake twirabura Murakoze kuba nanjye muhaye ijambo nanjye nta byinshi navuga uretse gushimira mu mpande zombi ku miryango yacu haba ku muryango we no ku muryango wanjye by'umwihariko pe abagize uruhare muri ibi birori kugira ngo bitegurwe kuko twe nta kintu twari gushobora cyangwa kugeraho ariko ababyeyi bacu imiryango yabishyize ku murongo bikaba bigezweho turabashimira cyane namwe mufashe kubashimira murakoze asubiza ijambo riduhaye wabikora kandi urabishoboye umuntu batavomereye icyaka cye atera urutoki tukivomere ni ukugira ngo mutazanyibagirwa n'utaha mubwira ko buri mwana uzaba umugabo akura yigera ipantaro ya se mu mwanya wanjye Manuel arakoze nabaye umushyitsi kandi umushyitsi mwiza iyo bamushimiye nawe arashima reka mumpere Imana icyubahiro mukoma amashyi ayo mashyi ababyeyi bari hano Imana yabaye mu gitondo kugeza nimugoroba uriya muntu aba ari uwawe rero turabashimye cyane aka kanya ntabwo ngiye kugafata njya mu misango kuko ubukwe bwasoje kandi abana twabatwikuye tweretse aho mwabubakiye twabahaye rugari ngo bajye mu kazi ahubwo reka mbaye impanuro reka nk'impanuro Pacifique Aline banyemerere begereje ubundi buryo umuntu yicaye rimwe na rimwe hari igihe yicarira amatwi bitewe n'ibyiyumviro bye niyo mpamvu basabye ko muhaguruka murakoze Imana ibahe umugisha Pacifique reka mbwire Pacifique ko yabaye umugabo usanzwe uri umugabo n'ubundi kuko umugabo si uwambara ipantaro ahubwo umugabo ni mu bitekerezo burya nicyo twimiriza imbere ariko uyu munsi wabigaragaje ubwo twagushagaraga utwereka uwo wakunze ubwo rero intambwe wateye uzaharanire kudatatira igihango kuko urabibona ko uraranganyije amaso abantu bari muri iyi sare abenshi ni abagore n'abagabo harimo ibikwerere n'amajigija harimo ibirongore n'abantu bubatse rero kuba duhagaze turi abagabo kandi tukaba tubihamya ni uko tugerageza gukora ibizami byo mu rugo kandi tukabasha kubitsinda ubwo rero impanuro nguhaye niyo kuba umugabo nyamugabo kandi ibinonko ariko umuntu ukongorera yafashije akabyara
mu mwanya nk'uyu impanuro tukakuganiriza nk'abakuru ubigenderaho, kandi icyo nzi cyo ni uko iyo myaka ijya gushira hari icyo wiyumviye, si byo Pasi? Urugo rero ni ishuri ritangira nta mpamyabumenyi rikazarangira nta mpamyabumenyi. Byose ntimusanzwe mubizi, musanzwe mubizi. Iki kuvuga mu gihe uno papa agiye kuritera ubwoba, ntabwo mbateye kuko urugo nubwo ari rwiza, ari urugo ari umugisha w'Imana iba yatanze, Satani nawe aba ari maso kugira ngo azane ibigerageza urugo kugira ngo haze n'imyiryane. Byose ntimubizi. Niyo mpamvu rero iyo uri umugabo ureba kure kandi uzi neza ko yagiye mu nshingano yo kuba umugabo, wihanganira ibyo byose, ukareba rimwe ugatekereza kabiri. Ubwo rero impanuro tuguhaye ni uko ugomba kugenda ukubaka urugo rwawe utagendeye ku magambo y'abaturanyi, utagendeye ku magambo y'inshuti zawe mukorana, ahubwo uzagendere ku ijambo ry'Imana. Sinzi impamvu nigeze mbona hano umuntu uzana nka Bibiliya ngo ayibahereze, ariko ntacyo buriya tuzayishaka. Mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana. Hari igihe kizagera ujye umubwira akambye impanga, hari igihe nawe azajya akubwira ukambye impanga. Ibyo ni ibintu mu buzima busanzwe. Mutazagenda rero mukajya mu rugo mukagira ngo ni paradizo mugiyemo, ahubwo mu ishuri mugiyemo, kandi ishuri muzigisha n'abana muzabyara, kugira ngo nk'uko ababyeyi kare mwabonye babateruye hariya, urabizi guterwa umuntu ufite ubwanwa, ugaterwa umuntu mukuru cyane ufite amabere, washinze urugo, kiriya ni ikintu gikomeye. Kiriya gikorwa cyakorewe hariya mujye mukizirikana, hanyuma biriya bibabera urugero rw'uko namwe muzakikira abanyu kandi mukabaha umuco mwiza. Ndumva ntajya kure cyane, impanuro ni nyinshi, ariko icyo nababwiye nyamukuru na mwacyumvise, muzubakire ku ijambo ry'Imana, ubundi urugo ruzagenda neza. Natwe tuzabe, hari umubyeyi nahoze mbona hariya, uriya mubyeyi muramubona, mbifurije kuzasaza nk'uriya mubyeyi. Mwabonye ko imisatsi yabaye, ibyo nizera ko umuntu hano wese yabifuriza. Ahasigaye rero mugende mukore nk'uko babivuze, kandi muzabyare n'umukobwa. Yaba yazana ninde ugukuye mu rungano, urabeho nyambibi cyeyewe uwamwiza uduteye irungu. Yaba yazana ninde. Byona n'ibyonona ni urubyaro n'ubutunzi. Aragira ati ibyona n'ibyonona ni urubyaro n'ubutunzi. Inka iwawe mu rugo ukaba ufite urwuri, ibasha kuva mu kiraro utabizi, ikagenda ikarisha amasaka y'abantu, ariko ikigarukira mu rugo. Utayifite ntiyajya kurisha amasaka. Hanyuma ibyonona, urabizi ko umwana muri mu rugo ashobora kuza agaterura ikirahure akakivana mu kabati agakubita hasi. Arakoze, ngira ngo impanuro ni nyinshi babahaye, ariko nk'umuryango Umunyentwari Rodrigue Marene wageneye washyingiye, amerera Manuel kugushyikirize, ntabwo namuhangara, ahubwo nawe muze gupfundura kamere nk'aka gapapuro muzagasoma gace, ahubwo ugasome ukamushyikirize Marene. Murakoze. Agaruka natojwe Marene ari hano. Marene ugereje urugo umubyeyi w'indashyikirwa, buriya ubaye hafi y'abana, Imana iguha umugisha. Numva rero mumfashije twahaguruka tugashimira Imana, tukayiragiza, tugatanga sare y'abandi. Murakoze cyane, kandi ikindi mugerageze muzabe hafi y'aba bana. Imiryango nk'uko twari duteranye, dukeneye kuzajya duhurira mu rugo rwa Pacifique na Line, tubasura batwakira nk'uko twabibatoje. Izina Nyagasani Mana yacu, twishima umuntu waturinze muri munsi, ni ukuri wakoze. Twagutumiye nk'uko ubukwe bwose bwa mbere bwabaye bw'ikana batumiyemo umubyeyi Bikira Mariya. Ni ukuri natwe twamutumiye nawe byagize neza, ntabwo twashidikanya ko ubukwe bwagize neza, ahubwo twishimiye ko twabanye nawe
n'abo batagatifu bacu nanjye rero turagize Imana kugira ngo tujye mu rugo amahoro ari abajya kure ari abajya hanze twe tujyane n'Imana kandi turinde nayo nyagasani Imana yacu tumushimira kurusha neza yawe tugiye kumushimira ubuzima bwawe ni ukuri byabaye byiza uko bitakiraga byaba byiza hirya no hino impande zose tujye gushimira tukuragiza uko tugiye kuvanga mu izina rya Yesu abagiye kure n'abagiye hafi baragiye ugenda nabo mu izina ryawe Yesu turakwizera Imana ngo bagende ni ukuri turakwizera abagiye kugenda mu izina binyabiziga ntabyo byumva ntibona ariko Mana yacu wabere shoferi bagiye kujya hose mu izina rye turakwinjiza ngo natwe muri uwo mwuga kandi turagusabye ngo natwe mu buryo bw'iteka ryose amen munyakazi uze mutashye yasize umugeni mu nzu nawe murenganya ayo n'amashiringi rugamba mu kwikimana kinarugamba mu kwikimana neza mu mubisi n'abarenganya mu kanzu